ntiyoroshye ntabwo boroshye Karenzi ko ari wo wa mbere kuri operasiyo ati yasibye imyitozo inshuro ebyiri afite inkumi mu nzu nibaza umukino wabigize umwuga uhemerwa igihe iyi kipe ya gisirikare hari ibintu igira ibanga byinshi cyane abo bakinnyi ubundi wakwirwa ibuka no kugora kwa Dawuda ibuka no kugora kwa Dawuda rasizo abo surusha abana abo Kazungu aperiza kuba atari ikipe ya gisirikare igira ibanga ibintu byo byose bikaba bijyanze nk'ibyariye ku bwacu twakabaye twarisabiye ko abakinnyi barabirukanye kera ntago n'uburyo yarwaye Karenzi aramushidikanya Mamadusi Karenzi yavuga ikintu kitari kweri yakwibeshya sumutse uyu mukino Mamadusi niyoroshye Mamadusi Dawuda baragera mu Rwanda uyu munsi mu ijoro gukora iki bafite indege y'uyu munsi gukora iki igaruka mu Rwanda ntabwo bari mu Rwanda ibyo ntabwo mubizi mwebwe ninde utabizi ntabwo bari mu Rwanda okomeje ku bintu bibiri Mamadusi mwavuze ko yasabye imbabazi iyo usabye imbabazi ntubabemera icyaha kwanga amagambo twavugaga yose aba bantu baratorotse koko baratorotse icyo bisobanura kare nubwo batubwiraga nta video icyaha utakoze nabajije nyumviye nkuru Mamadusi yasabye bambwiye ko nta lettre Mamadusi yasabye imbabazi yaranditse banditse aho bivuga ko yasabye imbabazi Mamadusi yasabye imbabazi mu buryo burofisho arembera icyaha avuga ati mbabarire babyeyi ariko izo lettre kuki zitajya hanze ariko ni ngombwa se ubundi ukwezi kuzarangira ushobora kuza ukabeshyira n'umuntu ukavuga ko yazisabye evidence iri Mamadusi yasabye imbabazi izo ni za ndani aremera ko yakoze amakosa aratakamba ati yaboneka nyuma yo kukwezi amakuru mfite mungarure mu kibuga amakuru mfite ibi ntako yigeze asaba nuko nta muntu wanditse Mamadusi biravuga ko uyu aravuga ngo iki yanditseho ngo asaba yanditseho iwabo muri Ghana yiyambaye akajezi ka pe se hano burya ni muri Ghana ntabwo ari hano Nyarugenge ariko ni muri Ghana urumva se abari bamugani yabari imbere aracyari hano sashaka iki uhagarika ukwezi kose iki kibuga bamugani kiri muri iki cyaro hano Kigali ariko iyo foto nabonye atari hano ntabwo ari hano ariko ugishaka ifoto se iyi foto yashyizemo isa narebe hari rwose ikintu numvise nkaraba umukinnyi witwa Dawuda ndamukaraba burundu uzi koko ari mu akakambara ari akaepiyepi ikirango cy'intare buriya hari ibintu tutamenya inyuma y'amarido uyu mukinnyi ngo aragoranye arasuzugura bikomeye cyane Lorenzo byonyine Lorenzo Dawuda ngo kugira ngo ave mu nzu aho aba boss gutwara imodoka ya APR nge nkibyumva navuze akwiriye kuba yarirukanwe kera iki imodoka itavugije abakinnyi babigize umwuga ihoni itavugije ihoni gatatu yumva oya bitabaho gatatu ikipe ya gisirikare nawe byibaza nawe umubiri usesura umeze niba atavugije ihoni gatatu Dawuda ntari busohoke dore ifoto amaze kubigera rwose kuri niba yicaranye na Nayisa barabanza baganire ihoni ivuga imodoka imutegereze aze gusohoka asohokane godiyo jyaze zisigaye mu nzu Lorenzo mukanya avuga ati yongere avuga ngo nibagiye imyenda barambwiye ndakaraba ndavuga niyo yatinze kwirukanwa ariko rero Dawuda bafite dosiye abo bose ni mwibuka Karonzi tuvuga akomba ni wibuka Karenzi rikara cyabavugira n'ubungu management direct ya Mamadusi ya Dawuda umva Nayisa bose ubundi urumva management yabyemera urumva management yabyemera imbabazi n'abambizi hazo niba urumva yabikwemerera ntabwo Mamadusi yasabye hazo Nayisa nareka azisaba atazisaba bombi ni boroshye sinkwaye ibya Dawuda Karenzi yicaye yavuze ngo iki tuvuga ibyabo mu Misiri yarabati Mamadusi nawe ntiyoroshye ntabwo boroshye Karenzi ko ari wo wa mbere kuri operasiyo ati yasibye imyitozo inshuro ebyiri afite inkumi mu nzu nibaza umukino wabigize umwuga uhemerwa igihe iyi kipe ya gisirikare hari ibintu igira ibanga byinshi cyane abo bakinnyi ubundi wakwirwa ibuka no kugora kwa Dawuda ibuka no kugora kwa Dawuda rasizo abo surusha abana abo Kazungu aperiza kuba atari ikipe ya gisirikare igira ibanga ibintu byo byose bikaba bijyanze nk'ibyariye ku bwacu twakabaye twarisabiye ko abakinnyi barabirukanye kera ntago n'uburyo yarwaye Karenzi aramushidikanya Mamadusi Karenzi yavuga ikintu kitari kweri yakwibeshya sumutse uyu mukino Mamadusi niyoroshye Mamadusi Dawuda baragera mu Rwanda uyu munsi mu ijoro gukora iki bafite indege y'uyu munsi gukora iki igaruka mu Rwanda ntabwo bari mu Rwanda ibyo ntabwo mubizi mwebwe ninde utabizi ntabwo bari mu Rwanda bafite indege y'uyu munsi uyu yashyize ku mbuga nkoranyambaga amakuru ava kuri management direct y'abakinnyi nta lettre n'imwe Mamadusi cyangwa Dawuda banditse basaba imbabazi ko nta cyaha bemera ko bakoze none se baraza mu Rwanda kuri bagaruka ndetse si bahanwa ukwezi
ukwezi baragaruka ariko bibuka ko ukwezi harimo iperereza baragaruka rwose si bagomba ntabwo ukwezi ntabwo bari bemerewe kujya mu myitozo ntabwo bari bemerewe kujya mu myitozo n'abandi ntabwo bari bemerewe kujya mu myitozo ariko ukwezi gushize igihano kirangiye mwihamya abantu icyaha ukwezi gushize rya batanze itangazo tariki 10 z'ukwa 10 turi kuri zingahe turi 24 bagomba kuba ibyumweru bibiri nibyo bishize baragaruka mu gihugu rero nyine baraza bajya mu maparitoma yabo bajya bakorera imyitozo ariko rero niba ufite evidence genda kugira ngo nta letre banditse isayibazwe iyo wanditse ubusayibaz ngenda kuvuga ngo ngenda kubwiye ko Mamadusi ari wasabye imbabazi ntazo nazo management yabikwemerera kubera iki sitabikwemerera aho yaba yemeye icyaha nibyo mubwire nyine wanditse wemera icyaha ya debatiyore wanditse wemera icyaha ya debatiyore abakunzi ba PFC uri muhungu wanyu amaze iminsi akora imyitozo iwabo iyi niyo foto yonyine yashyize hanze oya amagambo yasubiye yanditseho ngo harya nabahaye screenshotira nabyo mu byereke abakunzi ba Nyamukandagira kambaye screenshot dore ngiyi abakumbuga nkoranyambaga njye mukurikira kuri X nothing should stop you from training nta kintu gikwiye kukubuza gukora imyitozo never give up ntugacike intege ntuzigere ubivamo urabona ko vraiment ari muri misère ubona ko nyine byana ari gukorera urabona ko ni umuntu nyine wanoze impamvu rero bagomba kugaruka of course bafite amaparitema babamo hanyuma bagategereza iminsi 30 yabo bakamenya n'ikizavamo n'umwanzuro niba se bazagaruka muri ekipe niba se bazasesa amasezerano byose bigomba kuba bahari logiquement kugaruka i Kigali ni urucabana bashobora no guhita baza bakaza i Kigali nuko nka Mamadusi we yari no muri ekipe y'igihugu ya Mauritania ariko Dauda we yahanwa ari i Kigali bivuze ngo rero agiye kwihaka gatoya aruhuke mu mutwe aruhure mu mutwe anabijera byaki Dauda ariko nko kuri Mamadusi rwose amakuru avuga ko na papa we rwose yabyinjiyemo ari en contact n'ubuyobozi bwa PL papa wa Mamadusi koroshya ikibazo arimo araganira nabo mu buryo buri direct mu gusaba imbabazi avuga ati uyu mwana wanjye afite imyaka mito ibyihanganirwa mu byihanganire nzabafasha kuganira nawe papa we ari en contact n'abayobozi bakuru amakuru nakiriye aka kanya arambwira ko abakinnyi banze kwandika ko bavuga ko batakwandika bemera ikosa batakoze direct from the management y'abakinnyi umubyeyi niwe uri kwemera ikosa ndaguha amakuru ndayakira Rikari oya uzabona umwanzuro buretse gatoya aratanga amakuru ntangandiro reza hari ikibazo gihari aratanga amakuru ntangandiro rwose biremewe kibazo rwose amakuru ayafite ku ruhande rwawe ndaguha amakuru yemerewe gutanga ariko n'ubundi birangiye tubonye ikipe ya PL isohora itangazo kandi bashinja nta makuru uri kurira kuri papa we ngenda kubwira amakuru nkura kuri management abakinnyi bagomba direct n'ubuyobozi bwa PR ayo makuru papa ni uri mu kibazo cy'umuhungu we aka kanya abakinnyi ati nyaboneka muberereke mu kingoni zabo kuri uyu mushahara hembwa nibura soza amasezerano nandi yapfa ku rika Mamadusi yafataga amafaranga ngahe muri PL ihari banuko abakinnyi bamaze kubwirwa ko bagaruka mu Rwanda bitarenze kuwa mbere bakajya kwitozanya n'intare kuko banze kwandika basaba imbabazi iyo na update mugomba kubona abakinnyi mu ntare kwa kangaye kuwa mbere bagaruka bitarenze kuwa mbere bakajya mu ntare kuwa mbere nzajya kure imyitozo y'intare bakore hano Kicukiro bababwiye ko bagomba kugaruka bakaba bitozanya n'intare nkuko sugira byo nimeze bahanwa babwiye ko batemerewe kubana na ikipe ya PL babohereza ahandi ntacyo bintu aho kugira ngo mwe muri kuko bari babangiye kujya hariya ishorongi bababwiye ko bagomba kugaruka mu Rwanda bakaba bitozanya n'intare mu gihe bategereje final facilities ibibuga gym batazaza